Hello guys, inshuti bakundi dukomeza kubana ahangaha umunsi kundi ndabashimiye. Ikintu cya mbere ngusaba ni no video nubona igufashije kandi iguhaye amakuru ukeneye yose, bibuke gukanda like kugira ngo ubashe gukomeza gusobanukirwa kandi uzaze dukomeza kubana nawe umunsi kundi. Rero tudatinze tugiye kureba neza ese ubundi ino platform irishyura. Ese ntiyishyura? Baratubwiye ngo kubikuza bisaba kuba ufite coin 2000 wamayininze ugahita ubikuza kuri Binance account. Ariko se koko birakunda? Urabona ko twujuje 2022 2000 n'amacoin 27 by'amacoin tumaze kuba twamayiningamo ahangaha. Ahangaha urabona ko harimo ahantu ha mayini, harimo ahantu ha finance ndetse n'ibindi bine byo kugura mo. Ahangaha rero urabizi ko haba harimo n'abantu bashora amafaranga. Ikintu cya mbere rero nkubwiye ahangaha, ikintu ugomba kuba wamenya, video urayisoza bamaze gusobanukirwa neza ese ino business irishyura, ese ino business ntiyishyura. Nimba uri kureba kuri balance dufite amacoin 2027 urabona kuri finance, nureba ahangaha kuri mayini urabona ko twatanye twongera tumayininga. Bivuze ngo ahangaha ikintu ukora harimo uburyo bwo kumayininga bw'ubuntu, akaba n'uburyo bwo kumayininga washoye woherejemo amafaranga cyangwa byagusabye ikiguzi. Ariko tugiye kurebera hamwe neza tumenye neza nimba ino account yishyura cyangwa ino account yaba itishyura, kugira ngo udakomeza kuruhira ubusa cyangwa nimba koko ubona wayikomeza ukaba wayikomeza. Tudatinze rero tugiye kubanza tugende kuri Binance account kugira ngo tubanze dushyiremo uburyo bwo kubikuza nkuko babivuga hariya, nkuko babisaba hano. Badusaba kuba twakoresha iriya ya Theta LAC20. Turaza tujye kuri Binance account yacu, nitugera kuri Binance account yacu dukanda kuri Open on Deposit Chain. Nitumara kuba twakanda tuze ahangaha duhitemo Ethereum. Ahangaha uri kubona Ethereum niyo badusabye tugiye kuba twakoresha, turakoresha Ethereum LAC20. Niturangiza rero tuyikanda, nitumara kuba twayikanda Ethereum LAC20 turahita tugira ahangaha. Nitugera ahangaha ikintu kizagikurikiye no gukopiya link. Twamara gukopiya link ya Ethereum LAC20 tukaba twayishyiramo hariya, tugashyiramo uburyo bwo kubikuza. Urabizi ko hariya kugira ngo ubikuzemo bisaba kuba washyiramo link cyangwa wallet wavanye muri Binance account ya Ethereum LAC20. Tukimara kuyikopiya turaza turebe ahangaha ni Theta LAC20. Theta LAC20 niyo Ethereum LAC20 muri Binance account. Rero tugiye gushyiramo uburyo bwo kubikuza turebe ko bikunda cyangwa bidakunda, kugira ngo ubashe kuba wayikomeza cyangwa ubashe kuba wayireka, kuko ino account abantu benshi barimo barayikoresha ariko yatangiye kugorana, niko nabivuga. Kandi nubwo bari kugorana nta gihamya na gitoya gihari cyuko ino account yishyura. Abantu benshi rero barayikoresha bazi ngo izabishyura, benshi bari gushyiramo amafaranga bazi ngo bazishyurwa, kandi biragoye. Urabona ko ahangaha dupestinemo ya address ya wallet ya Theta LAC20, dukanda save, nyine turayisavinga. Dukimara gusavinga ubwo dushyizemo uburyo bwo kubikuza. Baratubwiye rero ngo kubikuza ngo bisaba kuba ufiteho amacoin 2000, kandi amacoin 2000 turafite. Kandi ikindi kintu bakubeshyemo ahangaha, bakubwiye ko coin 2000 zingana n'idolari, kandi coin 2000 zingana nazo n'ibice 2 by'idolari, nubwo nabyo kubikuza bitoroshye kandi bitapfa no kuba byakunda. Urabona ko ahangaha coin 2027 bingana n'amadolari 0.2 byo muri USDT Theta, kandi hari baratubwiraga ngo bingana n'idolari. Bivuze ngo hariya warabeshywe. Rero ikintu ugomba kumenya, urabona ko tugerageje kubikura dukanze kuri video cyangwa payout, batatu ngo minimum payout ni amadolari 5, kandi bari baratubwiye ngo kubikura ngo ni amadolari 2. Bivuze ngo isani zabasha no kuzamura bakajyana ku madolari 10 kugira ngo bananize abantu kubikuzamo hano bizabagore. Bivuze ngo iyi ngiyi ushaka wayereka, kandi nimba ushaka no gukomeza kuyikora ukagomeza ugerageza, irinde kuba washyiramo amafaranga yawe. Rero inama nakugira ntukagerageze gushora amafaranga yawe muri business utazi neza kugira ngo wunguke.